Iki kiyobyabwenge cyitwa vape cyangwa se vape cyangwa se e-cigarette uko tuza kukivuga cyangwa se uko bamwe bagenda bakivuga mu mazina agiye atandukanye bitewe naho bagikoresha, bitewe naho bakibonye cyangwa se aho bagikura. Ni ikiyobyabwenge kimaze guca ibintu mu rubyiruko. Ababyeyi benshi ntago bazi iby'abana babo bakora. Yes, inshuti bakunze Umutara TV, reka nongere mbaramuze kandi mbifurize amahoro y'Imana. Nkuko dusanzwe tuganira ibiganiro bigiye bitandukanye kuri YouTube channel Umutara TV, reka twongere tuganire kuri iri koranabuhanga rigezweho. Ariko nubwo ari koranabuhanga rigezweho, riragenda rizana ibintu bibi biruse ibyagiye biba biriho mu gihe cyatambutse. Ikoranabuhanga rigezweho rigenda rikoreshwa n'abantu bagiye batandukanye, ari abana bato, ari abantu bakuze, ibyiciro byose bishobora kurikoresha bitewe n'uko umuntu arisobanukiwe cyangwa se aho aherereye. Ariko muri rusange ku isi yose birashoboka ko igihugu icyo ari cyo cyose cyagezemo ikoranabuhanga, cyane cyane rero mu bihugu byagiye bitera imbere nko mu bihugu by'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi ndetse n'ibindi bihugu. Hagiye havugwa ibintu bikomeye cyane kuri iki kintu cyitwa vape cyangwa se e-cigarette. Nk'uko bigenda bivugwa ahantu hatandukanye, ushobora gushakisha amakuru kuri iki kiyobyabwenge nkawe nk'umuntu ushaka kuba yamenya cyangwa se agasobanukirwa iby'iki kiyobyabwenge kugira ngo abe yabasha gufasha abo ashinzwe kureberera. Ndavuga ababyeyi, ndavuga abarezi muri rusange ndetse na leta muri rusange, kugira ngo aho bishoboka turwanye ibintu by'ibiyobyabwenge. Nk'uko muzi ko mu gihugu cyacu dufite gahunda yo kurwanya ibintu byose bigendanye n'ibiyobyabwenge aho biva bikagera. Vape cyangwa se e-cigarette nacyo ni kimwe mu biyobyabwenge birimo biyogoza urubyiruko ku isi yose muri rusange. Aha mu Rwanda iki kiyobyabwenge kimaze igihe kitari gitoya kivugwa, nubwo nanone atari kinini ukurikije ibindi bihugu igihe cyavugiwemo. Ibihugu byateye imbere nibyo bigenda bitera imbere bikazana n'irindi terambere mu bigendanye n'ibibi, ariko ibyo byose tukaba tuzi neza yuko iterambere uko byagenda kose rizaza, ariko rizagenda rizana n'ibibi. Ibi bibi rero tugomba kubirwanya tugasigasira ibyiza, tureke ibyiza biganze ibibi. Turi mu isi irimo ibibazo, turi mu isi irimo imihangayiko, turi mu isi irimo ibintu bigiye bitandukanye, turi mu isi abantu benshi bashaka gukoresha drogue kugira ngo barebe ko ubwenge bwabo bwayoba bukababwira ibitandukanye n'ibyo batekereza, kandi abantu bagenda babikora bishakira inzira zo kubikora mu buryo bugiye butandukanye. Iki kiyobyabwenge cyitwa vape cyangwa se e-cigarette uko tuza kukivuga cyangwa se uko bamwe bagenda bakivuga mu mazina agiye atandukanye bitewe naho bagikoresha, bitewe naho bakibonye cyangwa se aho bagikura. Ni ikiyobyabwenge kimaze guca ibintu mu rubyiruko. Ababyeyi benshi ntago bazi iby'abana babo bakora. Iyo uri aho ngaho ukabona urubyiruko, ukabona abato ibyo barimo, usanga akenshi na kenshi nta nubwo ari abato gusa, ariko harimo n'abakuru nabo babigenderamo cyangwa se babikora, ariko cyane cyane urubyiruko ugasanga ni rwo rwijandika cyane mu biyobyabwenge nk'ibi ngibi. Ibi rero ni ibintu by'ibiyobyabwenge biba bigiye bigezweho ku buryo rimwe na rimwe n'ababyeyi bashobora kudasobanukirwa ibyo ari byo. Ukaba wamubonana akantu kari aho ngaho, wenda kameze nk'agakaramu cyangwa se imeze nk'isaha yambara ku kaboko, kameze se nk'akandi kantu runaka, ubona ari akantu keza kari aho ngaho, utakeka ko ari akantu gashobora kwangiza umwana cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ushobora kugakoresha. Utu dukoresho rero twamaze gusakara mu hantu hagiye hatandukanye hari abantu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe usanga abantu barimo gukoresha ibi bintu, wowe rero iyo utabizi ntabwo ushobora gusobanukirwa ngo ibi
ni ibiki? Ariko ibi ngibi bikaba byifitemo uburyo bifitemo ibi bintu biba mu itabi n'ubundi cyangwa se mu rumogi bita nikotine, bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu cyangwa se akaba ari nabyo kenshi na kenshi bituma umuntu agirwa koronike n'urumogi cyangwa se n'itabi muri rusange. Iyi vepa rero nayo ikaba ifitemo nikotine kandi ikaba ifitemo n'ubundi buryo n'ubumara bwinshi bushobora gutuma ushobora kumva uyihangayikiye cyane, uyishaka ku rwego rwo hejuru, nk'uko umunywa w'urumogi yumva adashobora kururara, umunywa w'itabi agashobora kumva atarurara, cyangwa se umunywa nzoga nawe akumva atayirara. Ibi rero bituma iyi vepa nayo ikenerwa cyane n'abantu bayikoresha, kubera yuko iyo imaze kubagera koronike baba bumva batayireka. Hanyuma rero abantu benshi bashobora kuba badasobanukiwe aka gakoresho kameze nk'agakoresho k'ikoranabuhanga, kuko gakoreshwa mu buryo bwo gucagingwa, karacagingwa, kakaba gafite batiri, kakaba gafite uburyo gakoreshwa, ariko kagacagingwa kugira ngo kajyemo umuriro, umuntu akakagendana kugira ngo abe yashobora kugakoresha arimo kwinywera rwose ibi bintu mureba biri mu gutumuka ahangaha. Aka gakoresho rero kakaba kagurwa amafaranga, ntabwo ushobora kukabura rwose. Urebye neza ushobora kukabona ahantu hagiye hatandukanye, abenshi bagahita bagakomanda hanyuma bagakora delivery, kagahita rwose kakugeraho uri kumwe n'umwana wawe iwawe mu rugo, hanyuma kakamugeraho akakakira utazi neza ibyo yakiriye ibyo ari byo, habe no kugira amakenga wenda, kuko urabona wenda yakiriye nk'akantu kameze nk'agakaramu, yakira akantu kameze nk'agacagi, yakira akantu kameze nk'agasaha, yakira akandi kantu kameze kari aho nyine kameze nk'agakinisho. Ashobora no kukubwira ko ari agakinisho k'abana, ashobora kukubwira ko ari ikaramu, ashobora kukubwira ko ari bluetooth, ashobora kukubwira ko ari ikindi gikoresho, mu bintu bigiye bitandukanye bigenda bigaragara muri iri koranabuhanga rigezweho. Rero aka kantu kitwa vepa kifitemo imisemburo ishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu ku buryo ugakoresha ashobora kurwara asima mu gihe wenda amaze igihe ari kugakoresha. Ntabwo ari asima yonyine, gashobora kugira gutya ukajya kubona ukabona kaguteye ibihaha, gashobora kugutera ibihaha, gashobora se kugutera umuvuduko w'amaraso, gashobora kugutera umutima, gashobora gutera indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Mu bushakashatsi bwagiye bukorwa n'abashakashatsi bagiye batandukanye, bagenda bavuga ibintu byinshi aka gakoresho kitwa vepa karimo ubumara bushobora kwangiza umubiri, gashobora kwangiza ibihaha, gashobora kwangiza umutima ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye z'umubiri w'umuntu, nk'uko tubona n'ubundi ibindi biyobyabwenge muri rusange bishobora kwangiza umuntu hanyuma akagenda yangirika. Aka kantu rero kitwa vepa karavugwa cyane kandi ni agakoresho kagezweho. Urubyiruko rukunda ibintu bihitinze, ibintu bigezweho, ku buryo iyo urebye usanga n'umuntu utari ukeneye kugakoresha yifuza kugakoresha kubera ko kagezweho. Wenda ufatiye urugero, mu gihe cyatambutse mu myaka ya kera yashize, abantu bakoreshaga itabi, isegereti, ingi isanzwe, babaga ari abantu akenshi na kenshi basobanutse rwose, ugasanga umuntu akora nko muri komine cyangwa se nko muri segiteri, muri perefegitura nk'uko byavugwaga icyo gihe, cyangwa se ugasanga ari umuyobozi runaka cyangwa se akora mu ikompanyi ikomeye, ariko ugasanga kugira ngo yitwe umusirimu nuko agomba kuba anywa itabi. Kuba waba uri kumwe n'abantu barimo kunywa itabi mu gihe cyatambutse, hanyuma we ukaba utarimo kunywa itabi, bakwitaga umuturage. Hanyuma kugira ngo rero ugaragare nk'umusirimu nawe, bikaba ngombwa ko agatabi ugafata ukagakubita hagati y'intoki ebyiri, ubundi ukagakubita ku munwa ugatumura. Waba uzi gucisha amazuru rero bwo ukaba ugezweho kurusha abandi.
kugeza ubwo itabi ryaze kugeza aho ngaho riba nk'umuco. noneho mwajya no mu birori ugasanga barimo kubakiriza amatabi. ibyo ngibyo byagiye bigaragara mu gihe cyatambutse, bikagaragara nk'urusirimu, kugeza ubwo muri salo z'abantu mu miteguro babaga bateguye hari agakoresho bateguraga ku meza kugira ngo nawe nugerayo ukaramuka unyoye itabi ubone aho uza gushyira igisigazwa cy'itabi cyangwa se ya miyonga y'itabi aho uza kuza kuyita. ibyo rero bigenda bigerwaho mu gihe cyatambutse, ariko igihugu cyacu nk'u Rwanda babonye yuko kunywa itabi bibangamira abatarinywa, bashyiraho uburyo bwo kuvuga ko itabi atari ikintu kinywebwa mu ruhame. abantu benshi barabyubahiriza nubwo byatwaye igihe kirekire cyangwa se imbaraga kugira ngo abantu babishyire mu mitwe no mu bitekerezo babyumve, ariko byageze aho ngaho biremerwa ndetse abantu barabyumva, biba nk'umuco. kuko kugeza uyu munsi kubona umuntu waba uri nko mu ruhame akahanywera itabi ntabwo bishobora gupfa koroha. nubwo wenda hari abakibikora, ariko nabo biragaragara yuko baba batameze neza cyangwa se baba badatuje, kuko nabo baba babizi ko bari gukora ibintu bitemewe. aho uzajya kubona mu gihe uri kumwe n'abantu, wenda niba ari mu kabari cyangwa se mu nama ndetse n'ahandi hantu agiye hatandukanye, ukabona umuntu arabibese aravuze ati ngiye gusmokinga, ngiye gusoma ku gatabi hanyuma nze kuza kugaruka. muri iki gihe rero cy'ikoranabuhanga rigezweho, ubu ngubu umujene ugezweho n'urimo kunywa urumogi. umujene ugezweho n'ufite ka vepa cyangwa se aka gakoresho k'iri koranabuhanga bakoresha mu gutumura ibi bintu by'ibyotsi, hanyuma akaba ari we wumva agezweho. hanyuma rero ku bari n'abategarugori bakoresha aka gakoresho batumura ibi bintu by'imyotsi, nabo gashobora kubagiraho ingaruka nk'izo twahoze twumva, ingaruka zigiye zitandukanye, nk'uko n'abasore cyangwa se n'abahungu n'abagabo muri rusange bashobora kugira ingaruka nk'izo twahoze turimo kubasobanurira. ariko by'umwihariko ku bakobwa ndetse n'abagore kakaba gashobora kugira ingaruka z'uko umuntu ashobora kugera ku kigero cyo kuba atakibyara, bya bindi bita gucura cyangwa se kujya muri menopause, ngira ngo niko babyita mu ndimi z'amahanga. ushobora kuba rwose utarenza imyaka 25 kuko wabashije gukoresha aka gakoresho, bigatuma rero kakugiraho ingaruka zatuma utarenza imyaka 25 utageze muri menopause. ibyo rero bikagaragazwa n'ibintu bigiye bitandukanye, bikagaragazwa n'abahanga bagiye batandukanye cyangwa se abasesenguzi. ariko nawe niba ufite gushakashaka wumva ufite impamvu zatuma urwanya ibiyobyabwenge, uraza kuza kunyarukira kuri Google hanyuma usacinge aka kantu kitwa vepa cyangwa se vape cyangwa se aka gakoresho nyine ushobora kugasacinga kandi ushobora kukabona, hanyuma ugasobanukirwa neza uburyo ushobora kurwanya ibi bintu, cyangwa se uwo ukabonanye ari uwawe ukamenya uburyo bwo kumukansiringa cyangwa se kumufasha muri rusange. aka kantu rero ntabwo ari keza, ariko nubwo atari keza abacu barabikoresha mu buryo bugiye butandukanye. abanyeshuri bo mu mashuri ya segonderi, abanyeshuri bo muri kaminuza, abanyeshuri bo mu bigo bisanzwe cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye, ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye, ibi ngibi birakoreshwa. ibintu rero ni ibyo kurwanywa, ni ibyo kugira ngo tubirwanye kandi tugere ku rwego dusigara tumeze neza mu mitima yacu, bidatewe n'uko tugiye kwiyahuza ibintu nk'ibi ngibi. reka mbifurize amahoro y'Imana. bye bye.